Yes, ndabasuje inshuti bakunzi mudama gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza cyane mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu. Ndabasuje cyane kuri uyu mugoroba mbazanira amakuru abagezweho cyangwa se inkuru ibabaje ibaye kuri uyu mugoroba iteye agahinda cyane hariya mu karere ka Muhanga. Impanuka mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cyacu zikomeje kwiyongera, by'umwihariko zigahitana ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye. Mbongera kubibutsa impanuka imaze iminsi ibereye mu karere ka Rulindo hariya hafi za Shorongi, yaje guhitana abantu bagera kuri 20. Dore n'indi mpanuka rero ibaye mu karere ka Muhanga ije guhitana umugenzi ndetse n'umumotari. So guys, izi modoka zikomeje gukora impanuka mu buryo buteye ubwoba cyane. Ese zifite ikihe kibazo cyangwa se niyo mpamvu iri gutuma abashoferi babasha gukora impanuka nyinshi cyane muri iyi minsi? So guys, ese ni ikibazo cy'imodoka cyangwa ni ikibazo cy'abashoferi nabo batarimo kubahiriza amategeko y'umuhanda, bari gukora ibyo bishakiye mu muhanda? So guys, rero iyi mpanuka ije kuba ku isaha 11 z'uyu mugoroba ibera mu karere ka Muhanga, aho ukibona iki kimodoka kinini cyane cya Volcano cyavaga mu karere ka Rusizi cyerekeza mu mujyi wa Kigali, kije guhitana umumotari ndetse n'umugenzi ubwo bari mu muhanda bagenda. So guys, nk'uko ubona muri screen yawe urabona ko uyu mumotari yari ari mu mukono we ndetse bava mu cyerekezo kimwe. Ukuntu amugonze nibyo bintu bije gutungura abantu benshi cyane. Abamotari bari hafi aho ngaho bahise bahurura bavuga ko abashoferi bafite ingeso zo gukora impanuka ku bushake. So guys, ukurikije ukuntu uyu mushoferi agonze uyu babagenzi cyangwa se uyu mumotari, ni ibintu bibabaje cyane. Ni ibintu wowe nk'umushoferi utekereza utagakwiye gukora mu muhanda cyangwa se utagakwiye kuba watekereza gukora. Guys, nawe ubwawe niba udatwara imodoka cyangwa se uteganya no kuzayitwara, amakosa uyu mushoferi akoze ateye ubwoba cyane, arababaje. Nta mushoferi wagakwiye gukora ibi ngibi, cyane cyane muri kuva mu cyerekezo kimwe. Nawe umva moto baba bari kuva mu cyerekezo kimwe akaza ku mugongo, urumva ko habayemo amakosa y'umushoferi akomeye cyane. So guys, rero nkwaye ikaze muri iki kiganiro cyangwa se muri breaking news igezweho kuri uyu mugoroba, yatangiye kuvugisha abantu benshi cyane bagiye batandukanye hano ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibitangazamakuru bikomeje kwandika bivuga ko abashoferi bo mu Rwanda bafite ikindi kibazo gikomeye cyane, ari ikibazo cyo kwigaho bakagisuzuma bakareba umuti ukwiye, kuko bitabaye ibyo abashoferi baratumaraho abantu muri rusange. Njye mugiye kubana mu kiganiro, nitwa Pacifique. Wowe ugeze kuri channel bwa mbere kandi kuri buto ya subscribe niba utarayikora, nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Nawe utarayikora iki nicyo gihe kandi kuri buto ya subscribe kugira ngo ujye ubona breaking news ziba zigezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu myidagaduro, ubukungu, imikino, amakuru agezweho hano ujye uyabona mu ba mbere neza cyane. So guys, impanuka mu gihugu cyacu zikomeje kwiyongera cyane, biteye ubwoba cyane, birababaje ku buryo abashoferi batabona isomo cyangwa se badakuramo isomo mu mpanuka yagiye iba bwa mbere. Gute bababuza kugendera ku muvuduko uri hejuru ahubwo bakabikorera ubwende? Iyi mpanuka rero ikozwe n'iyi modoka ya Volcano cyangwa se ya kampani ya Volcano itwara abagenzi mu byerekezo bya Rusizi Kigali. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Volcano iri mu bwoko bwa Hyundai ije gukora impanuka itavugwaho rumwe n'abamotari bahariya mu karere ka Muhanga. Uyu mushoferi yari ari ku muvuduko mwinshi cyane, ubwo umumotari yari ari imbere cyangwa se bari kuva mu cyerekezo kimwe. Umushoferi yamanutse ari ku muvuduko mwinshi cyane, umumotari agerageje kumuhereza inzira mu mwanya w'umurongo, uriya murongo unyuze hagati, nawe murabona ahantu umumotari yituye neza n'umugenzi. Yagerageje kumuhereza inzira mo hagati mu murongo ugabanyamo ibice by'umuhanda, umushoferi aranga musatirayo, birangira amugonze mu buryo bukomeye cyane. Kubera umuvuduko yari ariho yamugonze mu buryo biteye ubwoba cyane,
umumotari n'umugenzi bahita basiga ubuzima. Ibintu byaje gutungura abantu benshi cyane ndetse bikanababaza muri rusange. Uyu mushoferi bibaje se yari yanyweye, yari yasinze ku buryo atareba ikintu kiri imbere ngo abashe yagikatira. Abandi bati se katigeze anavuza ihoni yari afite ikihe kibazo? So guys, iyi ni inkuru yaje kubabaza abantu benshi cyane, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abantu bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, by'umwihariko banenga abashoferi muri rusange batubahiriza amategeko y'umuhanda. Ese ni ikibazo cy'imodoka, ni ikibazo cy'abashoferi? Wowe urabibona ute mu ishusho yawe cyangwa se mu isura yawe, uko ubibona ukurikije n'impanuka ziri kuba umunsi ku munsi? Urabona ari ikibazo cy'abatwara cyangwa urabona ari ikibazo cy'ibinyabiziga bitaba bifite control? So guys, ndagira ngo mbabwire rero, mwe mukoresha umuhanda mugendere ku muvuduko wagenye, mwirinde gukoresha umuvuduko uri hejuru, dore ko ibintu bikomeje kugorana cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri rusange. Impanuka zikomeje gutwara ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye. Guys, urebye nk'impanuka ibaye muri aya masaha y'umugoroba, ni impanuka wabona ko itagakwiye kuba bitewe n'ahantu yabereye. Ibaze ko aho hantu hatari hamanutse cyangwa se ngo habe hanazamutse muri rusange, ni ahantu hari hatambitse, ahubwo umushoferi uburyo yari ari ku muvuduko urenze. Nibyo bintu abantu baje kwibaza, ni ibintu byaje kubabaza abantu batari bakeya, ibintu bitoroshe na gatoya. So guys, reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro, ukaba wakanze kuri buto subscribe, nawe utarayikanda ikintu cyoge ngo ukore share ndetse na comment. Nge mwari kumwe na Pacifique, nkomeza kubashimira mwe mudema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi tugenda tubagezaho. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.